Turagushuje cyane nanone wowe dukora kano kanya aha ni hahandi nyine ni kuri channel yanyu kuri Tera TV. Nk'ibisanzwe tugenda tubagerezaho ibiganiro bigiye bitandukanye ariko byinshi byibanda ku buzima busanzwe bwa politike cyangwa se education, sport n'ibindi. Uyu munsi rero tumaze iminsi turimo twandikirwa n'abantu kuri nimero yacu cyangwa se mu yumwe cyangwa se ubundi bamwe batubaza bijyanye n'abanyeshuri uko bagiye gutangira ko ndavuga nyine babandi bashaka kujya kwiga muri kaminuza ndavuga bajya muri level 1 ugitangira kaminuza bwa mbere cyangwa se ushaka kujya muri masters ndetse na PhD ngo bimeze gute kuko hari ibihuha biri hirya no hino ku website amwe bivuga se mashuri yabagiye gutangira birashobora ko nawe waba uri kugenda ubyumva ariko ntugire amakuru yimbitse kuri icyo kintu. Rero nk'ibisanzwe twari twabakoreye ikiganiro kijyanye nuko wenda bikorwa cyangwa se ukora application, ariko uyu munsi tugiye kurebera hamwe mu by'ukuri ni ryari bazatangira se bikorwa gute kugira umunyeshuri yibone mu ishuri azigamo ubwo kaminuza runaka. Turi bana muri kaminuza zo mu Rwanda cyane yuko ari gihe cyiza cyo gukora application ku bantu babyifuzaga. Ese noneho ayo makuru amatangwa n'ukuri. Rero uyu munsi ndagira ngo tuze kugendana mbereke ubundi ni gute utumenya amakuru y'ukuri, ni ryari umenya ko ayo makuru ari y'ukuri, bica hehe, bigenda gute umenye noneho n'ikintu ushobora kwiga urebe nimba kiri muri kaminuza runaka cyangwa se urebe kaminuza runaka n'icyo wakwigamo unagira ayo makuru utangiye witeguye nyine kuzajya kwiga nk'umunyeshuri urimo ubyifuza muri ino minsi. Rero tukimara kubyumva yuko abanyeshuri benshi batubajije ngo ese ni ryari tuzatangira, byaba ari ukuri ko bari kuvuga yuko twaba twakora application tukazajya kwiga mu mashuri ya kaminuza ubwo masters n'abajya muri bachelor mu buryo bwose butandukanye. Twagiye rero ku mbuga ngo tugirebe ubundi icyambere ugomba kumenya kino kintu. Ubundi hari ahantu amakuru yose acishwa nubwo twita tuyabona wenda ahantu hatandukanye muri za social medias, websites zitandukanye, ariko ubundi ku bantu bashaka kwiga muri kaminuza hari ahantu dushobora kureba ugatumenya ngo ese mu by'ukuri iri tangazo ndi kumva cyangwa se mbonye niryo. Rero kano kandi nshaka ngiye ubwanjye mwigishe uko bikorwa, ujye uramenya n'ahantu kuri ayo makuru wenda ujye uraza tuganire nk'ibisanzwe hano kuri channel yacu, ariko hari amakuru yibanze noneho wenda wamaje kumenya nk'ibisanzwe. Ikindi wenda cy'umwihariko nuko ngewe nkunda kwigisha abantu benshi cyane nkoresha telefone cyane yuko aho umuntu wese yaba afite smartphone yiwe na internet yakwa accessinga ibintu nk'ibyo machine yakora kujya muri cyber cafe gutanga amafaranga rimwe na rimwe ari nayo ufite za mega zawe kuri telefone yiwawe. Iyi ni telefone mwayibonye, urahita ufata telefone yawe tujye kurebera hamwe noneho ni ryari dushobora kuzatangira mu no mwaka w'amashuri turi kujyamo. Ubwa mbere ucyagera reba niba ufite Chrome cyangwa se indi browser yari yose, noneho nurangiza uze wandikemo iri jambo cyangwa se website y'ingiyi. Turaza twandike wenda website bita e-filing, ubwo bivuze mu Cyongereza e-filing kuno muko nabyanditse e-filing.ur.ac.rw. nurangiza ukande enter loading. Iyi website inyuraho ibintu byo muri education byinshi cyane ariko bijyanye no muri kaminuza runaka zigiye zitandukanye. Ukimara kubona ahangaha turahageze, reba uruhande rw'iburyo ahangaha hari tuntu dutatu kandi numara kwakanda bahita bakubwira ino liste hari ngo home, our programs, search program details, campus locations, FAQ, admission letter. Tukaba turashaka kumenya ni ryari cyangwa se ni program ihari. Ubwo ikatuhera ko wenda program zihari uramanze ujya hano kuri my program izose ni program ushobora kwiga. Wenda tuvuge nk'iya mbere ya bachelor in agriculture mechanization, tureba hano hafi handitse ngo view details, twakanda barahita baduha amakuru yose. Dushobora kubona yuko iyi college ushobora kujya kwigamo cyangwa se aho wajya gusomera ushaka kuzabona iyi bachelor in agricultural mechanization iri Busogo campus. Noneho tuition fee ni hagati y'igihumbi n'ibihumbi 5 by'idolari, kandi noneho umuntu akiga full time atari weekend cyangwa biki. Ikindi cyo bugiye kwiga ni bachelor degree. Ibi ubona ibimuko na munsi ubona waza kugisomera witonze ni entry requirements cyangwa se ibikenewe kugira noneho we wabona amahirwe yo kwiga iri somo kuzabonamo bachelor degree. Noneho niturangiza ariko ushobora no kuza gutya utari wa yahari kuri zira program kakongeye twandike e-filing kwa kundi twatangiye twinjiye muri website nk'isanzwe.
none tuhagera ureba naho hameze gutyo tugiye handi hambere hano handitse ngo program name tuko wenda ngiye nshaka kwiga education kandi andika wona education dukande enter urabona bahita banyereka education ahantu ziri izo hepfo urabona ni educational psychology ya kabiri ni bet honors in physical educational and sports wenda dukanda ngaha turebe ngo view program details turebe iyi programa yayimeze gute iboneka muri College of Education ubwo nicyo twitaga kiye ikindi noneho akaba ari muri School of Math and Science Education ikaba iboneka Remera campus noneho tuition fee akaba ari igihumbi kujya ku 5 kandi ukigwa full time noneho icyo uzabona ni bachelor degree kandi ukiga hejuru y'imyaka 3 nk'ibisanzwe. So twebwe rero nashaka kujya turebe mu by'ukuri program ushaka kwiga ushaka kuza gishakisha ahangaha ukamenya ya program cyaka kwiga iherereye ukamenya ya campus wayigamo ukamenya n'ibisabwa ukarane byujuje ubundi ugatukora application. Yaha rero ikintu cyatumye tuza kubabwira kano kantu nuko batubajije ngo ese batangiye mu by'ukuri gukora application tuzajya kwiga ryari kuri Tera TV nyine murabizi tugenda tukabacukumbira tukashaka amakuru yari yose ahuje nuko umuntu aba yatwandikiye cyangwa se nayo akeneye. Yes, hari website ya kabiri ugomba gutumenya niyo bita www.ac.rw cyangwa se rw dukanda enter cyangwa se search bareta batuzana neza kuri website ya UR nk'isanzwe cyangwa se ya University of Rwanda. Murabona hano ninjiye noneho ikintu ngiye kureba ugomba kumenya igihe cyose habaye itangazo rihamagarira abantu kujya kwiga rica hangaha rwose ukaba wamenya n'iryari turagira kujya kwiga. Nuko mwayibonye ahangaha murabona hari about admissions research na news and events na partners. Ubwo ngenda shaka kujya turebe kujyanye n'amakuru yatanzwe. Aka kanya murabona yuko nkuko muri kwibona latest news yabonetse 27 z'ukwa 5 2025 bivuga kano kanya nta yandi makuru hari agaragaza yuko mu by'ukuri bari guhamagarira abantu gukora application ku rwego kubona bachelor degree cyangwa se masters degree na PhD ko nashobora gukoramo application bica hano byose kuri website. Bivuze ngo ya makuru twari kuvuga ngo ese turajya gutangira ryari ni ukuri cyangwa se nibihuha aka kanya ntago University of Rwanda iri yatangaza igihe bazatangira gukora application nk'ibisanzwe kuko bigaragara yuko nyine hano nta kintu kigaragara cyane yuko bivuga yuko noneho application zikorwa hagati mu kwa 7 no mu kwa 9. Icyo gihe rero ntago cyagira kandi biravuga yuko cyangwa se biragaragara yuko nta tangazo na rimwe bari bashira ahagaragara rigaragaza igihe cyo kuzatangira ishuri cyangwa se gukora application. Ngira ngo hano tubonye website ebyiri ushaka kureba amakuru ajyanye n'ugiye wakwigira na programa n'ahantu iherereye. Ndizera yuko wenda nimba tukwigiza kano kanya usobanukiwe ibintu neza ugasobanukirwa nimba koko kuri application cyangwa se utari gukora. Noneho ndagusaba ukanda subscribe kujya tujye twibana mu biganiro nk'ibi ngibi. Turabakunda cyane. Ikiganiro cyo nikigaruka. Ciao n'uburezi amakuru ikoranabuhanga ibiganiro siporo ukanda subscribe.